iyi video tubuze gukora irakureba niba uri umwe muri ba bantu bashobora kugorwa no kuvugira imbere y'abantu cyangwa se bashobora kuba bitinya mu bintu bimwe cyangwa se ibindi. Ushobora kuba uzi n'umuntu bikunze kubaho ukavuga uti nshaka kuzamufasha nabyo nta kibazo, ariko ahanini ni ibintu bishobora kuba bikubaho. Uyu munsi iyi video ye kugucika turibuze kuganira ku kintu kijyanye na self confidence cyangwa se kwigirira icyizere. Nzi neza yuko ari ikibazo cy'ingorabahizi ku bantu benshi, ugasanga umuntu kuvugira mu ruhame ntabwo ashobora, niyo yabikora ugasanga hari ibintu byinshi abatekereza ati se bari buze kubitekereza gute, nta bari buze kunseka, bikamuvuna ku rwego rwo hejuru. Cyangwa se ugasanga umuntu atinya kujya abandi bantu bari kubera iki ntabwo azi ese baranjajinga cyangwa se ntabarize kunjajinga. Cyangwa se ugasanga umuntu ntabwo afata inshingano, baramubwiye ati niwe uraza kutubera umuyobozi, niwe uraza gushora ibintu, ntabwo yumva ko ibyo bintu by'ukuri yabishobora. Cyangwa se ugasanga umuntu yifitemo impano ariko kaba yumva neza yuko mu by'ukuri ibyo bintu bitamureba. Ibyo niyo tugiye kuganiraho. Ese ni gute twakwigira icyizere ntitugire ibibazo nk'iyo mbashije kuba navuga? Ndatekereza umaze kumva yuko kwigira icyizere atari mu kintu kimwe gusa, ntabwo ruvuga ngo ni public speak cyangwa se kuvuga imbere y'abantu. Abantu bashobora kutigira icyizere mu bintu bigiye bitandukanye. Bishobora kuba mu kazi, bishobora kuba mu bijyanye na relationship cyangwa se mu mibanire, bishobora kuba uko we yiyumva cyangwa se agaciro yiha, akaba yumva hari ibintu adashoboye, hari impano adafite. Bishobora kuba ahantu hagiye hatandukanye, ariko strategy tugiye kureba uyu munsi cyangwa se inama ndibuze kuguha uyu munsi ni zimwe muri strategy wakwifashisha kugira ngo utsinde ikibazo cyo kutigira icyizere ahantu hariho hose ushobora kuba bikubaho. Izi strategy ndibuze kubaha ni strategy nagerageje ngiye ku giti cyanjye. Buriya iyo ndimo ndakora video nkatanga ikintu ntagerageje, keretse iyo kiri convincing cyangwa se nsomye research cyangwa se ubushakashatsi bwinshi nkabona yuko icyo kintu by'ukuri gikaze gishobora gufasha abantu benshi, ariko akenshi nkunze gukoresha ikintu nzi yuko nakigerageje navuga iki kintu gishobora kuba cyakora ku bantu benshi. So nize strategy nabonye yuko zishobora kuba zakora cyane kurusha izindi kugira ngo umuntu yiyongerere icyizere, cyangwa se nibura akora ibintu agomba gukora kutigira icyizere bitamuzitiye, ye kuzitirwa no kutigirira icyizere. Ndibuze guhera ku kintu cya mbere. Strategy ya mbere ni strategy maze iminsi nkunda cyane, navuga yuko I'm in love with this strategy kuko nari nyiza ariko ntarihaga agaciro ku rwego rwo hejuru. Ni ibintu bimwe nari ndimo nsoma mu minsi ishize mbona yuko iyi strategy actually ishobora kuba ikora cyane kurusha ibindi. Ni ikintu kijyanye no kwiga kureba ikintu kimwe wagiramo imbaraga kurusha ibindi byose. Buriya abantu benshi batigira icyizere mu bintu byinshi nuko hashobora kuba hari ikintu babuze ikintu by'ukuri kibabwira uko kwigira icyizere bimera. Ubundi hari abantu badefinisa kwigira icyizere nko kugira ubumenyi cyangwa se kugira ubunararibonye mu kintu runaka. Ni ukuvuga niba ngiye gukina umupira ari ubwa mbere nta cyizere ndaba nifitiye, which is okay. Hanyuma uko umenya ukigira icyizere muri icyo kintu bishobora gutuma wigira icyizere no mu bindi. So strategy yo kwiga kugira ikintu umetriza ku buryo abantu bavuga ati uriya muntu kiriya kintu arakizi, nimwe muri strategy nabonye itazamura icyizere gusa muri icyo kintu, ahubwo inakongera confidence no mu bindi bintu. Niyo mpamvu ushobora gusanga hari umwana utsindwa mu ishuri, ariko ugasanga mu mikino runaka football abantu bose bazi yuko azi kuwukina, ugasanga wa muntu mu buzima busanzwe ni umuntu wigirira icyizere kubera iki nibura hari ikintu kimwe ashoboye. Ugasanga niba hari umwana utazi ufite ikintu kimwe azi gukina n'imibanire ntabwo igenda neza, ugasanga mu ishuri arabishobora, ugasanga wa mwana agiye develop icyizere. Nubwo atari hamwe ngo icyo cyizere kite kijya no mu bindi bintu, ariko iba ari fondation nziza ku buryo no kugira icyizere mu bindi bintu bishobora kuzoroha. Niyo mpamvu ndi umubyeyi, ikintu cya mbere nakora kugira ngo umwana wanjye azaba umuntu wigira icyizere ni ugushaka nibura ikintu kimwe ashobora kurusha ibindi nkakidevelopa
nubwo n'ibindi ntabyirengagiza ariko nibura akagira ikintu yumva yuko ashoboye. Bore ko confidence ni ikintu kijyanye no kumva ngo hari ikintu ushoboye, ni iki ushoboye. Shaka ikintu umwana wawe ashobora kuba yashobora, umufashe kugishobora, yumve ko anagishoboye, ibindi byo azabyitoza nyuma. So iyo ni strategy ya mbere, gushaka ikintu wakora ukakimasteringa. Indi strategy ya kabiri yafasha abantu benshi kugira confidence, iyi strategy nayo ndayikunda, ni ikintu kijyanye no kwiga kwirengagiza discomfort cyangwa se uburyo ubangamiwe iyo ugiye nko kuvuga imbere y'abantu n'urugero, cyangwa se iyo utifite icyizere, kwiga kubyirengagiza ahubwo ukibanda cyangwa se ugaha agaciro indangagaciro ziri gutuma ukora icyo kintu. Urugero, nshobora kuba ngiye kuvuga imbere y'abantu kandi message ngiye gutanga ikaba hari abantu ishobora gufasha. Nshobora kuvuga ati ndibuze kwirengagiza yuko ndaza kuvuga nabi, nize kwirengagiza yuko ushobora kubivuga bikananira cyangwa se no kanseka, ahubwo mvuge nti nibura iki kintu hari abantu baruze kucyumva bikabagira umumaro. Iyo ni indangagaciro, kwiga guha agaciro impamvu nziza zifitanye isano n'indangagaciro ziri butume ukora icyo kintu niyo utaba wifite icyizere. Icyo ni ikintu cyiza. Ushobora no kuvuga uti ngende umuntu ukunda kwiga, niyo nagenda nkavuga bakanseka ariko ndaba nize. Ni kuvuga ngo wibanze ku ndangagaciro yo kuba umuntu ukunda kwiga. So kwiga kureba indangagaciro igufitiye umumaro cyangwa se wumva igufitiye ubusobanuro kuri wowe, ifite igisobanuro kuri wowe kiremereye, hanyuma akaba ariyo uha agaciro mu mitekerereze yawe, ukavuga uti nubwo ntifite icyizere ariko nibura ngomba gukora ibintu uko byagenda kose, kubera yuko ngomba kwiga, ndi umuntu ugomba gukora niga, ndi umuntu ufite ikintu ngomba kugezaho abandi. Niba kindness ari kimwe mu bintu cyangwa se message urimo uratanga ishobora gufasha abandi bantu, iyo ni strategy ya kabiri. Indi strategy yenda gusa niyo ngiyo nayo yigeze no kumfasha igihe nari ndiga kuvuga imbere y'abantu, ni ikintu kijyanye no kugira purpose, guha agaciro purpose ku buryo wirengagiza ibindi bintu bijyanye no kutigira icyizere. Purpose ndakeka umaze kumenya ko ari ikintu kijyanye n'impamvu ituma ubaho, cyangwa se intego y'igihe kirekire ituma uvuga uti ibindi byose niyo byarura ariko intego nkazayigeraho, kubera ko ifite ubusobanuro, irimo gufasha abandi, irimo ubusobanuro bwimbitse. Muri make ni gute wayifashisha? Nshobora kuguha urugero nigeze kwifashisha ngewe, nkabona intego mfite zo mu gihe cyahazaza, nshaka kuzakora ibintu bifasha abantu benshi, nshaka kuzagira ku bintu biri hejuru, ibintu abantu benshi bavuga yuko nyine birengagiza. Hari ukuntu ushaka gukemura ibibazo ubona abantu babyirengagiza. Niba ushaka gukemura ibibazo wenda bijyanye na mental health, ukabona abantu benshi ntabwo bashaka kubikemura, n'urugero kubera yuko wenda hari stigma, biteye isoni, n'urugero nkumva nyine ni ikintu kinkoraho, nkavuga ni byanze kunze mu kugikora. Hanyuma nkareba nkasanga ntabwo nzi kuvuga imbere y'abantu. Iyo ngiye kuvuga ndatitira, ijwi rira shaking, nkavuga nese ibintu nzabishobora mu by'ukuri, ntabasha gukora iki kintu. Bigatuma mvuga ni kwere uburemere bw'ikintu nshaka gukora, reka nyine nirengagize banseke, kubera yuko nta wundi muti usibye gukora icyo kintu. So ukibanda kuri purpose cyangwa se ku ntego ufite, birumvikana ngo ibe ifite imbaraga kurusha ubwoba ushobora kuza igihe ugiye kuvuga imbere y'abantu. So guha agaciro purpose kurusha impamvu ituma ukora icyo kintu ikaba isumba ubwoba. Ndatekereza mushobora kuba munabyumva wenda nk'abantu bahoye igihugu cyacu, so bavuga ati twari dufite impamvu ituma tuza ku buryo nta kintu cyagomba kudutinyisha. Impamvu ni kimwe mu bintu bishobora gutera motivation yo gukora ikintu unatinya ku buryo baguseka bataguseka we nta kintu biruze kuba bigutwaye. Iyo ni strategy ya gatatu ushobora kwifashisha kugira ngo ukore ikintu mu by'ukuri utifitiyemo icyizere. Indi strategy ya kane ni ikintu kijyanye bakita exposure, cyangwa se cya kintu utinya ukagenda ugikora nubwo ugitinya. Hari abantu bavuga ngo ubikore gake gake, iyo ubwo ni uburyo bumwe, ariko hari n'abantu
bakurikomanda kujyamo wese. Urugero, niba ntinya wenda kuvugisha abantu runaka, hari abantu batinya kuvugisha abantu bakuru cyangwa se kuvugisha abantu b'igitsina gitandukanye, bya bintu byose bishobora kuranga kutigira icyizere. Hanyuma kwiexposa ni ukuvuga ngo kubikora ugatangira slow by slow, kavuga uti nzatangira nje mvugisha wenda abantu batanteye ubwoba. Urugero, nshobora kubona umuntu tuziranyeho gatoya cyangwa se nk'umuntu ari nice nkamuvugisha, ngeraho ngene nzamuke ku rwego rwo hejuru, abantu bateye ubwoba ho gatoya abari bumvugisha, ngere ku rwego kuvugisha groupe yose, ngere ku rwego rwo approaching abayobozi, wa muntu abantu bose batinya, avuga ndagiye mubaze nimero tuzavugane, networking and so on. So ubwo uri kwiga kwirengagiza ibintu byose, ukavuga uti icyo nkeneye ni practice, ni ukukora icyo kintu ugomba gukora. Icyo kintu cyongera self confidence. Ntabwo ruvuga ngo ni no kwegera abantu gusa cya public speaking, bishobora no kuba no mu buzima busanzwe. Kwa kundi wenda ntinya kubyina, kubera iki ndavuga ni ntabwo mbizi, nta nigeze mbyina, ntabwo nifite icyizere, nimbyina abantu benshi biraza kugenda gute. Ukagenda ukiexpose, ukabyina, ukareba uko biri buze kugenda. Exposure. So ushobora kubikora slowly by slow, ugenda gake gake, ugenda uzamura urwego, cyangwa se ukagenda wese ugahera ku rwego rwo hejuru, ukareba ukabikora mpaka bwabwo babushize. Nkunda kubikora wenda ku bintu bijyanye na public speaking, aho kugira ngo mpere ku muntu umwe mubwire speech yanjye, mubwire imbwirwaruhame, ngende ku bantu 5, ngende nzamura ku bantu 10. No, genda uhere ku bantu benshi ushobora kubona, ugende uhere kuri groupe y'abantu 1000 niba ushobora kubabona, ugende habaye umuganda uvuga uti ngiye gutanga itangazo, mwese ndabasuhuje, nishimiye ko mwaje kuza mu muganda, n'utatuzaze dutanga umusaruro twubaka igihugu, niryo tangazo nabahaga. Urumva utangiye gukora ibintu biteye ubwoba kurusha ibindi byose, ariko nubikora inshuro imwe ebyiri, ibintu byose biri munsi ya bya bindi ntabwo bizaba ikikubereye imbogamizi, kubera yuko ubwoba burenze uza waraburenze, kuvuga ngo buri munsi yaho bwose ntabwo bizaba ikiri ikibazo. Urugero, niba nko kuvuga kuri kamera byarangoraga, nkavuga imisu, kubera iki ujye ukareba nka video za mbere wabonaga yuko ntabwo mba ntuje nkuko naba ntuje muri video se nkora ubu ngubu, ariko kuba narabikoze hari n'ubwoba ubu ngubu narabenyeye, ntabwo ngira ubwoba bwinshi, ariko ubu nshobora kugenda imbere ya televiziyo runaka nkaba navuga, kubera iki namaze kumenyera kuvuga imbere ya kamera. Yego, so exposure, gukora icyo kintu utinya slowly gake gake, cyangwa se ukagenda wese ukagikora icyo kintu cyose ukagikora nyine, ukareba urwego rwo hejuru rutinyitse akaba rwo wiexpose, akaba rwo ugenda ugakora. Indi strategy ibanziriza ya nyuma ni strategy ijyanye no kwiga guhindura imitekerereze, cyangwa se kumanaginga, kujera, cyangwa se gukontrola, kuyobora ibitekerezo. Buriya ubwoba tugira cyangwa se kutigira icyizere byose bitewe n'ibitekerezo umuntu aba afite. Hari video nakoze ijyanye no kwamanaginga ibitekerezo bitari byiza, ushobora kuyireba, yagufasha kumenya ama strategy wakwifashisha kugira ngo umanage ibitekerezo byiza. Ariko ikintu kimwe cya bibiri ushobora kubivugaho, kwiga kumanage ibitekerezo ushobora kuba nko kwiga, urugero, kumenya ibitekerezo bituma ntigira icyizere ni ibihe, ukiga kubitandukanya n'ukuri, ukavuga uti niba ndi kumva ko ntashoboye iki kintu ntibisobanuye ko ntagishobora. Kwiga kureba ibyo bitekerezo ndetse ukareba n'uburyo bishobora kuba biri kukubeshya, ndetse ushobora no kwiga guhisha ibitekerezo byiza mu ntekerezo zawe cyangwa se mu mutwe wawe, akaba ari byo bigenda bisimbura bya bitekerezo bibi, cyane cyane igihe bya bitekerezo bigenda byibanda guhindura ya mitekerereze mibi ufite. Urugero nko kwiga kureba uburyo gukora icyo kintu bishobora kugufasha kuba umunyembaraga. Niba nkora ikintu ntinya, abantu benshi baragitinya, nkaba ndi kubasha kugikora, ndimo ndiyubakamo ibintu bijyanye no
ku munyembaraga cyangwa se kudatinya ibibazo. Ni ukuvuga ni muri developa mindset y'uko uri umuntu ukunda udahunga ibibazo ahubwo ugenda ukabikemura. Icyo ni igitekerezo urimo uragaburira ubwonko bwawe, icyo gitekerezo kikaba cyagufasha kuba warushaho kwi-expose, kubera yuko nta muti wo kubura icyizere, nta muti wo kubura icyizere wabona usibye gukora icyo kintu utifitemo icyizere. Biragoye, bisaba ko icyo kintu ugikora. N'izindi strategy, urugero nko kwiga gukora ibintu bituma ubona yuko wibeshyaga, ibitekerezo byakubeshyaga. Ushobora kureba video ijyanye no kumanija ibitekerezo, wabonamo strategy nyinshi zijyanye no kumanijinga ibitekerezo. Indi strategy ya nyuma ni ikintu kijyanye no kwiga noneho gukontrola umubiri, kuko umubiri nawe ushobora kugira uruhare mu gutuma twigira icyizere cyangwa se ntitwigire icyizere. Iyi strategy narazikoreshaga, nabangiye nko muri interview nkakora ku buryo ngenda meze nk'umuntu ufite confidence, bikarangira umubiri unahindutse ukitwara nkaho koko ufite confidence. Kwiga guhumeka kugira umubiri utuze. Ariko ahanini dushobora kwibanda kuri posture, uburyo witwara, niba nujya muri interview umeze gutya cyangwa se n'uburi inshuti zawe umeze gutya, wigize mutoya. Ibyo ni ibintu bituma abantu babona ko udafite icyizere, ariko binabwira ubwonko bwawe ngo reka twe kwigira icyizere. Kwiga kwirekura, ukavuga uti ngiye ndibanda mu kwirekura umubiri wanjye, ngende nemye, mvuge n'ijwi riranguruye, ngerageze gutuza ku buryo mvuga nkaho ntuje, guforce umubiri wawe kwitwara nkaho wifite icyizere. Iyo nayo ni strategy nubwo itakora yonyine, ariko ifite contribution, ifite ikintu kinini ishobora kongera. Nko kwiga kuba umu actor, umuntu uri gukina filime, ugakora ibintu nubwo bitabikurimo imbere, ariko bikarangira bikubayeho. Umuntu ashobora kwactinga ari kurira, bikarangira arizi, sibyo? Iyo ni strategy yindi ushobora usorezaho yatuma cyane cyane wigira icyizere, cyane cyane ku bintu bijyanye no guperforma cyangwa se nka public speaking cyangwa se kuvuga imbere y'abantu. Iyi video naho tuyisoreje, kanizere yuko strategy zose urubuze kubonamo izishobora kuba zagufasha kugira ngo urusheho kugira icyizere. Ntabwo nakwishimira yuko hari ibintu tutageraho kubera yuko tutigira icyizere, kandi mu by'ukuri turamutse twigira icyizere hari umusaruro dushobora gutanga muri societe, ku muryango wacu, cyangwa se natwe ubwacu hari n'ibyo dushobora kuba twageraho. Ese niye strategy wakunze muri zose? Niba uzagerageza ushobora kumbwira muri comments. Nge nishimiye kuba baha ubumenyi ku rwego rwo hejuru ushobora kubafasha guhindura ubuzima bwanyu, kandi nzakomeza kubikora. Kora subscribe, like, share na comments, duhe ubufasha cyangwa se support. Nge nitwa Gami the Psychologist.